Hari ikiganiro bita Joy Fallon. Iki ni ikiganiro cyari cyahosinzwe n'umugabo bita Terry Crews. Uno ni umugabo w'icyamamare nawe waramuzi, yakinnye muri Expendables ndakeka, ariko noneho ntabwo tuje kuganira kuri Terry Crews cyangwa se nanone ibyo, ahubwo tuje kuganira ku batumirwa yari yatumiye ejo bundi, ndakeka nta gihe kinini gishize. Yari yatumiye umugabo bita Mr Beast, atumira n'undi bita Aisha Speed. Abantu bakurikiranira ibya YouTube hafi nkanjye barabizi neza ko aba bantu bari successful kuri YouTube. Ati gute? Uno mugabo bita Mr Beast niwe wa mbere mu content creator wa mbere umuntu ugira views nyinshi kuri YouTube, kuko yashyizeho video yiwe umunsi ujya kurangira ifite amamiliyoni n'amamiliyoni atari munsi ya miliyoni 50. Tekereza umuntu postinga video ntige munsi ya miliyoni 50 cyangwa se 100. Tekereza icyo kintu. Ni umugabo ukomeye cyane. Iki kiganiro rero icyo baganira muri kimwe bavugamo ikintu bita ni truth, ni ukuri. Ntabwo bavuga ikintu bita fame and money. Kurabizi ku mbuga nkoranyambaga buriya akenshi cyane bibaho ni ibinyoma, no kubeshya gusa. Nibyo baganiraga ni inzira ya nyayo y'ubustari cyangwa se inzira ya nyayo yo kugera ku bustari nyine tu. Uburyo bigenda, uburyo wihangana, strategy n'uburyo bakoresha kugira ngo bisange batsinze cyangwa se babaye successful kuri YouTube. Nabashije kuba nakireba cyose kuko nakirebye nitonze cyane, nanone nkuramo samari ibyo ngomba kuba nababwira. Ibi ni ibibazo yabazaga, hanyuma agaha umwanya Aisha Speed, agaha n'umwanya Mr Beast bakabisubiza. Rero ko babisubizaga nayo nagendaga nkora samari kugira ngo nzabashe kuba nabibaganiriza ibintu bigende neza. Narabisamarayizinze biri hano, ubu ngubu nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Tudatinze rero reka tunatangire. Uyu mugabo rero ntabwo cyari ikiganiro kirekire, bavuga ngo ni ikiganiro kirekire nyine tu, gusa ikiganiro cyose icyo nabonye cya danje kirimo nuko ikiganiro cyerekeranye cyane nawe, like me, you cyangwa se undi uwo ari we wese. Igice cya mbere cy'iki kiganiro yatangiye ku kintu bita ibyo abantu bakunda kuba bakora cyangwa se nanone kuba ukuri. Ati bimeze gute rero? Terry yarafunguye atangira nyine aravuga, atangirana ibibazo nyine tu, ababaza ibibazo. Arababaza ati wari uzi ko uzaba umusitari bigeze ahangaha? Nicyo kibazo nyine yabajije ababaza nyine bombi, Mr Beast na Aisha Speed. Akibabaza gutyo, Speed na Mr Beast bahise baseka nyine tu, kuko hari ibintu nyine umuntu agobaza nyine tu kumva nyine atari gusa nyine ntabwo bavuze hoye, baravuze ngo hoye, ko kenshi ibintu nyine abantu babitangira batazi neza ko bazaba abastari. Batangiye bavuga ngo rero Mr Beast yaravuze ngo video yanjye ya mbere yagiraga views 30. Uwo mugabo ubona views miliyoni 100, ngo video ye yagiraga views 30, nta fame, nta bustari, yewe nta nikuzo, rimwe na rimwe ari passion nyine tukumva akunze ibintu no kumva neza ko hari byinshi yagakwiye kuba asangiza abantu. Ibyo nibyo Mr Beast yavuze. Speed we yaravuze ngo ngiye ntangira gustreaming yatangiye kuri PlayStation 4, kuko Speed nuko sinababwiye byinshi kuri uyu Speed ari mu ba-streamer bakomeye cyane ku isi kandi babona amafaranga. Uyu nawe yari kuri live abafite abantu miliyoni n'amamiliyoni bari kuri live yiwe. Aya ni amafaranga gusa bayinjira. Uyu Speed we yaravuze ati ngewe natangiriye, kuko Speed uburyo yatangiye akina video game akazipostinga. We yaravuga ngo yatangiye kuri PlayStation kandi ni ya kera. Abantu baza mu PlayStation aho ngabo byandike muri comment, ariko nanone akavuga ngo ngewe icy'ingenzi nari cyo no kuba ngewe. Speed niko yavuze, mu gihe Mr Beast we yavugaga ngo yagombaga gufokasinga ku bantu be apana ku mubare. Mr Beast uburyo nyine bivuga yavugaga ko we yari afite inzozi, ntabwo yarebaga umubare. Yumvaga ko nabo bantu 30 bamureba nabo ahubwo bakwiye ibyiza cyane. Byumvikane cyane ko ntabwo yitaga kuri views, bitandukanye n'abantu benshi birebera views, ntabwo bareba ikizava mu izo views. Niko Mr Beast yavuze tu. Ikintu wabonaga hano bose bahuriyeho nuko bakunda ibyo bakora, kabone nubwo nta muntu waba uri kubareba. Naye nimba uri mu YouTube utakora video, nubwo nta muntu waba uri kugureba bavuga ngo iyi video reka nyikore, even if utabona views ariko ubikunze tu. Gutangira cyangwa se gukura naho bitangirira. Ku gice cya kabiri cyangwa se ku kibazo cya kabiri, uno mugabo yababajije ibintu bijyanye n'uburyo bitwara mu gihe abantu babatatse, nyine like mu gihe babatatse. Terry yarababajije ati ese mu gihe abantu barimo barabakritika bababwira amagambo atari meza,
famiye ikubwira ati birimo ni ibiki, banakubwira ati ese mwana wabuze ibyo ukora koko. Yarambabajije nyine tu like ngo wabigenza gute. Speed ni watangiye aravuga ngo njyewe nyine Speed ni abamuze abawe pe, yambara ubusa na sokoza, yambara ibyenda bitatwika, mbega nyine abawe abamukunda bamukundira kuba ari Aisha Speed. Aisha Speed yaravuze ngo njyewe hanyuma nkabona audience yanjye n'inshuti zanjye tugakurira hamwe. Speed we iturufu ye bamukundira nyine uko ari tu, abantu be nyine na like avuga ko abafana be ari inshuti ziwe nyine zimukundira uko biri, kandi koko kurikirana Aisha Speed umukundira uko ari, ntabwo umukundira ibyo ari nyine like umukundira uko yimereye. Abamuzi baramuzi. Mr Beast we gusubiza yarasubije, kuko Mr Beast content ye itandukanye n'iya Aisha Speed. Aisha Speed ni live kenshi cyane nizo yibanda ko inuze. Mr Beast we no gutegura ibintu biri big biri massive cyane. Uyu Mr Beast we yaravuze ngo ikintu cya mbere gituma akomeza kuba yaba mu bantu nyine cyangwa se yayobora abantu biwe, ni ikintu bita kuba authentic. Ibintu bye ni ukuri, akonsantra ku bantu be, kuko intuze Mr Beast we icyo ashyira imbere n'abantu be, mubirebe muri batanu ariko abo batanu bishimira ibyo barebye, nicyo kintu yitaho. Kandi none ikindi kintu yaravuze ngo ntabwo akreya ikintu bigendeye kuri attention y'abantu, ibyo abantu bakeneye, hamwambuye ubusa wagiye gukora kw'ibyo, we akora icyo ukuri, icyo yumva neza ko kiri mu kuri. Nawe nicyo wakabaye wibaza ati ese ibi bintu ndabikunda koko? Usanga ubikunda go ahead, wasanga utabikunda nanone ukabireka nyine tukareba ibindi bindi ukora. Iki ngiki nicyo Mr Beast yasubije avuga ati njyewe ikintu nita ku bantu banjye kabaha n'iby'ukuri. Mu gihe Aisha Speed yaravuze ati njyewe abankurikirana n'inshuti zanjye, dukurana n'inshuti zanjye, niba niyogoshesheje barabimenya. Nyine Aisha Speed ahora live, n'ubu wasanga ari live, niko kazi kiwe. Hanyuma uno mugabo Terry yaje arababaza ati none se ni gute mubungabunga ngo isura yanyu? Mr Beast yahise asubiza aho ngaho, ni Mr Beast hano wasubije gusa aravuga ati njyewe ntabwo mbungabunga isura kubera ko nta sura mfite mu bantu, njyewe urabungabunga isura gute? Ba wowe nimba umeze utya like bagukunde gutyo tu, urabungabunga isura gute? Kandi Mr Beast yavuze ngo nta sura njye mfite, njyewe kuri ko Mr Beast yasubije. Okay, ikintu cya gatatu like ahangaha kuri iki kwingi yaravuze ati buriya ngo isura irabura. Iyo uri murerekana isura itari yawe, uri murigira umuntu utari we kugira ngo abantu bagukunde, ibyo ntabwo birabura. Ariko nanone iyo uri authentic ukora ibintu by'ukuri biri multiplier tu, niko Mr Beast yavuze, uvuga ibintu by'ukuri biri multiplier. Igice cya gatatu rero ni ikintu kijyanye ku nama bahaye aba creators bashyashya, abantu bashyashya. Speed we Speed uburyo nyine yavugagamo, Speed abamuzi baramuzi nyine ni umugangster tu. Yaravuze ati njyewe ba wowe ngo ntukajye wita ku wundi. Ikindi Speed yaravuze ati ntukirukanke ushaka gukora nk'ibyanjye, unkopiya ukora nk'ibyo nkora, ahubwo ujye urwana no kugira ngo ndenge. Numva Speed guno yavuze niko buriya nyine umuntu gukopiya, umuntu urebye ibyo wakoze nawe akabikora, ngo ntabwo agutera ubwoba. Ariko buriya iyo waje ugakora ibyawe ukaba uwawe, icyo gihe ushobora no kuba wandenga. Ariko as long as ugendera munsi yanjye, nta kintu na kimwe uzigera ukora kirenze icyanjye, kuko uzaba uri munsi yanjye, ibyo nkora nibyo uzajya ugendera, mbega ninjye guha guideline. Okay, narongera avuga ati okay, ikindi Speed yavuze cya Dani, yaravuze ati njyamo nkanjye wese. Urumva icyo kintu? Ariko iyo ngiye kuyi live njyamo wese nyine, apana kugenda nyine rukurikirize. Mr Beast nawe yarasubiza ahangaha. Mr Beast agiye gusubiza nawe yasubije abantu n'abanyabwenge n'aba creators bari big, ubona neza ko n'imitekerereze yabirenze. Yaravuze ati buriya icyo ukeneye ni ukuba wowe ku bantu bagusapotinga. Umva icyo kintu, ba wowe uba umunyakuri ku bantu bagusapotinga. Niba ukina comedy wambaye imyenda icitse, byemere nyine ko wambara imyenda icitse. Abo bantu bagusapotinga bari bo mugumana we kwipasa muremure kandi bitari ngombwa tu. Mr Beast yarongera avuga ati hari abazagusunikiriza nyine kugira ngo ugere imbere, hari n'abandi bazagusunikiriza kuyo bazagukurura kugira ngo ujye hasi. Iki kibuga nyine cya content hari abaguha courage, ngo umva turakwemera tayari, bakaba bagufasha kuzamuka. Abo bo uzababona, ariko bidakuyeho ko hari n'abandi bazajya bahora iteka ryose bashaka kuba
bagushyira hasi, bagupuringa down. Abagushyira hasi rero usanga rimwe na rimwe, ibi ntabyo bavuze n'ingira kubyongeraho, harimo n'umuryango wawe. Urimo urakora ibiki bivuga urabizi, gusa rero n'ikiza gihari, iyo ubaye successful uri uwa mbere mu muryango n'abandi ubaciriye amayira. Okay, Mr Beast yarongera aravuga ati ujye ukora content ukunze. Uko ngo ibintu byiza bitinde bihera, ibintu byiza biba ari byiza nyine tu. Ikindi kintu yavuze cya danje numvise yaravuze ati YouTube ngo ntabwo kimeze nka mbere. YouTube ubu ngubu nyine buri muntu wese akeneye kuza kuri YouTube, biko Mr Beast yararimo aravuga. Buri muntu wese akeneye kuza kuri YouTube, ni amahirwe menshi kandi meza, yerekana neza ko nyine niba YouTube buri muntu wese, umwana akura avuga ngo hakugira ngo mbe docteur, hakugira ngo mbe umuganga, nsaba mu YouTuber. Ni ibintu byiza nyine byerekana neza ko urubuga rwa YouTube ari urubuga rugari. Uyu nguyu rero yarabaye ikintu cya nyuma yavuze ati ugomba kugira mindset yo kutirukanka ku busitari kugira ngo ube umusitari, kugira ngo umenyekane, aho ukagira mindset yo kugira icyo bita fulfilling, kuzuza ibintu, kugira ikintu ukemura muri society. Ko content buri ije izifite iki kemura, no kuri kose irakunda. Hari umushuti wanjye bita Yurik Metrize, yigisha ibintu bijyanye n'amakamyo, uko wakitwara mu makamyo, ni ukuri kose pe. YouTube yiwe ninjye wamugiriye inama, yaraje ahangaha twicaye ndamugira inama, ambwira idea ye, mugira inama. Nyuma y'amezi, nyuma y'ibyumweru bitatu, ubu ngubu ari monetize, arimo arabona amafaranga. Ikindi afite aba subscribers 2,000. YouTube ye nayikreye nta mu subscribers n'umwe uriho. Yabaho ubuhamya, nimba mubishaka uzambwire nzamuzane. Yurik Metrize ugenda umushaka kuri YouTube, urasanga arimo arajya viral. Iki nyine like urasanga izi criteria zose nkubwiye umusirimu azujuje, arimo arabawe yambariye dusengeri. Uyu ni Yurik Metrize, muzacinge mu murebe ibyo akora namwe, like mwespireho nyine ujye ukora ibintu uzi. Ni umushoferi w'amakamyo atwara za hoho, abavuga nyine aba utuntu tw'utumanyeri kabyita utyo. Igice cya kane rero muri iki kiganiro barabajwe ni Terry avuga ngo se iyo bikomeye bigenda bite. Nyine urabizi ntabwo ibintu bihora bimeze neza, hari igihe ibintu bigorana. Speed yese avuga nyine ikintu kiri creativity cyane kinarenze. Speed yaravuze ngo reka nkubwire ati ngo ibintu bikomeye biba bigiye kuba byakomera. Birumva apana bya kuri YouTube, iyo ibintu bikomeye bigiye gukomeza kuba byakomera. Kandi uko ibintu narabibonye mbona koko nibyo. Kuri YouTube ntabwo ibintu byoroha nko kubitekereza for sure. YouTube itangira ari sawa ubyishimiye, ariko ukuzamuka ntabwo ibintu byoroha, bikomeza kuba byakomera kuko uri muradiringa n'amarangamutima y'abantu. Nabikunze ese ni ntabikunda biragenda bite, nyine nibyo bintu uba uri muradiringa nabyo. Icyo kintu cyo nunaza kuri YouTube uzakimenye, kubera ko niko kuri nyine kwibigaragara. Niko Speed yavuze, aravuze ati nimba bikomeye, nimba bigiye kuba byakomera, biba bigiye kuba byakomera, ntabwo bizasubira hasi. Icyo nicyo kintu Speed. Ikindi kintu yavuze nuko utagomba kuba wava ku bintu, kandi uko gukomera bikomeza kuba byakomera niho ukomerera plutôt. Iyo bigoye ukabona bitarimo birakunda, views zanze, ugerageza ikindi kintu gishyashya. Amagambo ya Speed, kandi icyo kintu kirimo bivuze neza ko Speed yaravuze ati buri kunanirwa aba ari version yawe nshyashya kugira ngo wongere uvuke. Niko YouTube imeze. Ukora content ugakora content abantu bakakurambirwa, ariko kurambirwa bibiguhaye amahirwe yo kongera kurema ikindi kintu abantu bakurambiwe bazisangamo. Cyasubijwe na Speed cyane. Igice cya gatanu rero ni igice kivuga ngo uburyo udiringa na social media na mental health. Murabizi namwe abafana, hari nk'igihe wandika comment mbi pe ikomeretsa umuntu umuntu akakwandikira comment ukibaza ati uno muntu turimo turapfa iki. Yaravuze uyu mugabo wita Terry Crews yaravuze ati iyo uhuye n'ibintu biri negativity bigenda bite, nyine ni gute udiringa n'urwango na mental stress, abantu gushyiraho stress. Speed yasubije ariko aravuga ati abantu iteka ryose bazajya bahora bavuga ibyo bakeneye ku bintu. Reba nk'ubu wenda ndimo ndakugezaho kino kiganiro nkurikiranye kigejeje ahangaha, ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Ushobora kuvuga ati harifa n'urukara,
Oliver ntabwo arimo arareba neza, ukabyandika muri comment, ntuzi ko mbikunda cyangwa se nabikunda, cyangwa se ugashaka nyine ikindi kintu tu kaba Oliver yambaye ingofero mbi, ukabyandika. Rimwe na rimwe nakoresheje amagambo ari hashi. Speed yaravuze ati rero abantu bazavuga ibyo bashaka kandi ntabwo warimita umuntu mu bitekerezo byiwe, icy'ingenzi wowe ni ukomeza ukagenda. Mr Beast yongeye ikindi kintu cy'ingenzi, yaravuze ati buri gihe abantu bazagira ikibazo ku bintu urimo urakora. Nimba urimo urakora ibi bintu abantu bazabigiraho ikibazo, byo ubyitegure. Nimba uri kuri YouTube abantu bazabigiraho ikibazo, ejo bundi bazibaza ati ese kuki ejo noneho yaje yambaye nabira. Sanga umuntu nibyo arimo arakwibwirira, ndakubwiye ngo wambaye neza, ndakubwiye ati umeze utya. Gusa si Mr Beast yaravuze ati wowe icy'ingenzi ugomba gukora, ntabwo ukeneye kuba waba emotional, ntabwo ukeneye kuba wagira amarangamutima cyane tu, ukeneye kwiga gufata positive na negative, ariko nanone ukita ku byiza cyane kuruta uko wita ku bibi. Iyo mindset ukayigira. Oliver uri mubi usutya, undi ngo uri bogari, uri umwana mwiza, ndagukunda, ariko ntabwo nyine za comment zose murazizi. Wowe byose ukabyumva, ukanabyitaho, ukareba aho bakunenga, wabona neza koko ugomba kuba wanengwa ukabyakira, ariko nanone ugafokasinga ku bintu byiza. Niko Mr Beast yavuze tu. Kuko muri ikintu bita attention ntabwo ihora, aravuga ngo attention ntabwo ihora ku ruhande rumwe. Attention iba irimo ikintu bita urumuri, harimo n'igicucu. Rimwe na rimwe ugasanga nibyo bagukritika nibyo, cyangwa se ntabwo ari byo. Yavuze neza ko Mr Beast yaravuze ngo amahoro n'umutekano byawugira byose bidependinga ku ruhande wahisemo. Nimba uzitegereza aba YouTube bo mu Rwanda, hari abo usanga barahisemo inzira mbi, agahora afokasinga kuri negativity, baramwanga. Uwamuvuze nabi comment mbi akaba ari yasubiza, akirengagiza comment 100 nziza, akajya kudiringa n'umwe. Aba YouTube bo mu Rwanda dufite defo yo kumva neza ko dufite kuba twakundwa tu. Rero twabonamo nimba ari comment wenda 500 cyangwa se 1000, harimo nka comment 20 mbi, tugafokasinga kuri comment 20 mbi, kugufokasinga ku zindi nyinshi nziza. Rero ibyo bintu like nuza kuri YouTube ukabyara, ntugafocus, ntuzaza uvuga ngo barakwanga, ntuzitwaze iturufu yo kukwanga, ntuzitwaze iturufu no. Focusinga ku byiza, nta muntu ukunda umuntu w'umunyabibazo pe. Igice cya gatandatu rero babajijweho ni ikintu kijyanye n'ikintu bita guhandoringa change. Murabizi neza imbuga nkoranyambaga zirahinduka, ama AI haraza, iyo twakoraga bigasimburwa n'imbega nyine bihora bihinduka. Terry yarababajije ati ni gute muhandoringa change, ni gute mwita ku mpinduka. Mr Beast yaravuze ati be authentic, umunyakuri, ube wowe, utanga iby'ukuri byawe kandi wizeye. Arangije yongera ati buriya ngo audience abadukurikirana nabo ni abahanga, bazi kubona ibyanyabyo, bazi kubona ibiri real. Uno mugabo Speed nawe bamubajije kugira icyo avugaho, nta kindi yongereyo, yarabyemera avuga ati abantu always they will find a real stuff. Niko yavuze, gusa nta n'ikindi yongereyo, yavuze ngo people always find the real stuff, full stop, nta kindi yongereyeho. Andi ikindi kinavuga ngo n'ikindi bavuze ngo ibintu by'ukuri ni ntabwo bisaza nka zahabu, nyine ntabwo bisaza, nyine bihora byiyongera mu gaciro. Igice cya 7 bivuze neza ko ahangaha nongereye amagambo make, ni kwa kundi ukora ikintu, ariko icyo kintu ku buryo n'iminsi nishira cyangwa se n'igihe nigishira, umuntu azajya akitegereza akavuga ati wow, uno mujama yakoraga content nziza. Nyine ni ibintu bidasaza ku buryo ukora ibintu undi akaba yabibona. Ariko se nimba mfashe wanda wavuze ati ngo yasambanye, ngo yamuciye inyuma, ngo yamuteye inda, like ni content n'igihe gito. Nyine hari content uba ubona byacitse n'ubundi ukabona ntabwo zikiriho tu, ugomba kwitonda cyane. Ikindi ku gice cya 7 baganire ku kintu ubwo ni igice, ni ibibazo, ni ikibazo cya 7. Ikibazo cya 7 yababajije ku kintu kijyanye n'ahazaza na artificial intelligence na AI. Yababajije kuri AI nyine, yarababajije ati ese Mr Beast na Speed mwamukoresha AI? Mr Beast yaravuze ati yego nkoresha AI, ariko nkoresha ChatGPT.
kubera ko nyine wenda ni smart kandi iri creativity. Yavuze ChatGPT. Speed we yaravuze ati oya njye ntabwo nkeneye ChatGPT muri content creation yanjye kuko akenshi mba ndi live kandi ndi real. Ahangaha tubisobanuye neza, ntabwo Speed yavuze ko atakoresha ChatGPT, ahubwo Speed aba ari live gutya turi kuvugana wenda ndi live ndimo ndaganira, ntabwo akeneye ChatGPT. Niba uvuga ngo Speed ufite urutwe rubi arahita gusubiza, ntabwo bimusaba kugira ChatGPT. Bitandukanye cyane na MrBeast wavuze ko ayikoresha, kuko MrBeast yaravuze ati nkeneye gutekereza ibyo ndibuze gukoresha, rimwe na rimwe ngakenera statistic, ngakenera nyine andi makuru, ngakenera ama location, ngakenera amakuru nyine ibintu nk'ibyo kugira ngo bimworohereze akazi. Yavuze neza ko ChatGPT nyine yoroshye cyangwa se imufasha. Gusa na Speed yaravuze ati si ukuvuga ko ChatGPT ndayikoresha, gusa muri content zanjye nyikoresha gake kuko ntabwo mba nyikeneye, ariko mu busanzwe I can use it. Yayikoresha like bamubaza nk'umu content creator mushya cyangwa se ibindi kugira ngo bamuhe amakuru yizewe. Ku giciro cya 8 cyangwa se ikibazo cya 8 yababajije, aricyo nabonye neza ari nacyo bimeze nkaho byari bigiye kuba byarangiriraho. Yarababajije ati ni iki nihe nama mwagira nyine abantu, gusa nyine byafasha. Gusa iki gice cya nyuma cyo ni Terry Crews wagisubije, uriya mu hosta wabo muri Joy Farm. Yaravuze ati buriya ntabwo isi turimo turabamo iki gihe ntabwo igikeneye ko uhabwa uburenganzira kujya kuri YouTube, urabitekereza ubijyeho ubikore, niko isi imeze. Nurindira ko so na nyoko babyemera ntabwo bazabyemera, urajya ubikore. Nibitangira kubyara umusaruro, niba kubona umeze neza, icyo gihe nibwo bazabona ati wow, wa mwana wacu, wa muhungu wacu ameze neza. Nibwo nyine like isi turimo turabaho cyangwa se imibereho y'iki gihe ntabwo ikeneye permission y'iwanyu cyangwa se permission y'undi uwo ari we wese, kuko nka YouTube mu Rwanda wenda ntabwo tubona amafaranga mu Rwanda, ko still ntibituza gukora. You don't need permission, nyine you have ufite kuba waba uri umuntu uri open cyane nkuko Terry yavuze. Ikindi yavuze, yaravuze ati nurindira ko hari umuntu uzakwaprova cyangwa se uzakubwira ati kora, uzamenye neza ko wasigaye inyuma. Bivuze ko nimba ari ikintu ugomba gukora ukaburindiriye ko ari uzacyaprova cyangwa se ari uzacyemera, umenye neza ko hari undi musiri muri muragikora, atarindiriye ko hari undi uzacyemera. Terry yarakomeje aravuga ati tangira unanirwe ukure, kubera ko isi turimo turabamo igenewe abantu bari nyine bahangana, babanza amazuru bakabyuka nyine like utitaye, ugasanga umwana arimo arakoresha ya phone iriya ya 20, arimo arakrea content zidasa neza, ariko still urabona ko afite consistency, anagira umenyi yakubona uri umushyitsi ufite agafone keza akabara kagutiriye akariko nyine like nibyo ngibyo yarimo avuga. Rero nibyo baganiriye muri Joy Farm, nuko nabibonye numva bifite nyine inspiration naza kubaganiriza. Ndavuga ngo why not ntabikorera summary, kuko byaramfashije namwe bikabafasha, kuko hari igihe tugenda nyine twumva ko abagezeyo cyangwa se ufite aba subscribers bameze kuri hari ukundi kubo, kandi nabo baranyuze mu bintu nk'ibyo uri muranyura. Nicyo nakubwira. Ukeneye ko hari ubundi bufasha wabyandika muri comment, tukazabona mu bindi biganiro. Murabeho.